ndabasuje kandi mbifurije kugira ibihe byiza mwe mukomeje kutwereka urukundo kuri filime yacu Nyampinga series. Reka mbashimire cyane wowe ureba ino filime, ngira ngo mwarabibonye ko ari filime nziza cyane. Icyo mbasaba rero kugira ngo filime yacu tujye tuyibona kenshi kandi tuyibone ifite iminota myinshi, nuko mugomba kubidufashamo, mudufashe gukora share, muyisangiza abandi bantu kugira ngo mwikwirirana ibi byiza tubagezaho. Andi makuru rero meza mbafitiye kandi y'ingirakamaro, iminota twatangiye kuyongera kandi iminsi ni yayindi kuwa mbere no kuwa kane. Nyuma y'iminsi mike rero mutangiye kutwereka urukundo, kuko uko muyireba mu bambere, uko uyireba mu bambere igisohoka saa yine ukayireba, niyo mahirwe menshi akomeye yuko tugomba kubaha ibyiza byinshi kandi nk'uko mubidusaba. Turabakunda cyane. Bakunzi b'ibirori, bakunzi bo kwambara neza, ahangaha niho honyine ushobora kubona imyenda myiza yambikwa abageni bakamurika. Si ibyo gusa kandi, kubera ko ahangaha tubakorera decoration ndetse n'ibindi byose bikenerwa mu bukwe. Duhamagare kuri izo nimero tugufashe. You can leave now. What? I said you can leave now. Brother, uri kunyirukana? No! Swara, Demayo mbabarire, mbabarire. You're crazy. Urambaza icyo ukumva n'uhurura ko warumpiritse. Nyabintu wongera kumbeshya. Nkubeshye iki se none? Uriya muhungu niwe waguteye inda. Mvura ibintu uzanye. Kana gahungu koko Nyampinga. Gusa ubonye umuntu bwa mbere use wumva ko ari we wanteye inda. None ko hano hatagendwa wahungu, uriya muhungu waba waramukuye hehe? Tuza utekane urasuye wanteye inda. Uriya musanze ku muhanda. Wowe tuvuge ko utajya umubona. Nta gacuruzi biraharama ndazera ku muhanda. Reka mbyihorere ngewe ra. Ako se mama wawe agarutse akamusangamo hariya muri salo Nyampinga. Nyamaza wikururira ibibazo. Uwe uriya mutipe yarashonje. Urumva ambwiye ko ashonje, ndavuga ati se wayi ntamufashe. Ese gufasha umuntu ni icyaha? Ahubwo ni ibiryo mushira. Ibihe biryo? Ibihe biryo sana na biryo bihari. Reka twabimaze. Urabizi ko ku mama mama yambwiye ngo tujye duteka ibiryo tumara. Mva nkubwire rero. Genda uteka ibiryo, arashonje uzane tumuhe. Erewe mama wasange natetse ubundi anyitukire. Ako we uzuri kuvuga mama ukagira ngo ntago ajya afasha. Ariko sagura muyobewe. Irigura arashonje, uri kumva afite ikibazo cy'inzara. Nawe tekereza ari wowe. Tekereza ari wowe ushonje. Nyine nawe tekereza kuri mama wawe amusanzemo hari ari kurya. Okay, owe reka mwereke. Noneho ninjye ubivuze. Genda uteke ibiryo unzanire muhe. Hano kindi ndenza. Bende. Nakubaza. Ugira ubwenge ho. Ugira ubwenge ho. Ubu ushaka kunteza na famille. Irihe telefone yawe? Kuva uyu munsi telefone ntabwo wemerewe kongera kuyikoraho. Uri kubyumva? Uyu munsi ntabwo wemerewe kongera kurenga mu muryango. Uri kubyumva? Urabizi ko ari amaraso yanjye. Urabizi ko ari amaraso yanjye. Ujya kuvuga iby'urugo rwanjye warangiza ugahera ku maraso yanjye. Ubu ngubu inshuti zawe zirabizi zose.
ubu ntaho bitageza ahantu hose bazi ko kaka ari umwana mubi, ari umugabo mubi utazi gufata umugore neza. hari ikintu wamburanye? Hari ikintu wamburanye? Kuki njya kumva amakuru y'urugo rwanjye nkayakura hanze y'urugo rwanjye? Mucyumba vuba vuba. icyo nta kibazo. Ndi gutera isoni se basi. Sinzi niba numvishe ibyo umbwiye ariko mvuye gushimira. Ntabwo ari njye wabitetse, ni umukozi wacu wabitetse. Jya kuryoheye ndabyumva. Ngaho urya nyine. Thank you. Gira vuba. Yavamo amata gusanga hano. Oya ntago yanga abantu ariko urabona waje tutamumenyesheje ashobora kubifata nabi. Irya nyine vuba murajya hano. Oya nanone nyine irya witonze sibyo bitakuniga. Amazi. Amazi. Nyine irya neza irya witonze. cyakora reka mubwire nyine iyo turi hano reka tuba twumva twishimye turi nko mu rugo utuntu twiza. Wawu ntabwo umuntu urasa neza, ukuri urasa neza pe, ntabwo ari washimye urugo pe, amabuno yabaye amabuno po nziza. Wawu n'ubusanzwe agira agapo keza mbabarira yiyongera hajemo umugabo hazamo n'utundi turungo twiyongeramo. Mbere zo mwajyaga mugiye kuyinganya ariko noneho neza yakamuye. Niba ari ukwirirwa mu nzu umva tuje arya neza ameze neza. Ntabwo muri kumva igihe mwavugiye ubusa nta n'isoni. Nanze rero kwirwa mbahamagara bagira ngo muzangamba katire imbona nkubone. Nta n'isoni abantu bangana nkamwe mwirwa munyihishamo ngo muri inshuti zanjye. Ubushuti bwanyu namaze kubumenya.
ahubwo mwumva ko kuba mwansenyera byabamarira iki? Muzaza mu rwicaremo mwebwe, muzaza mu rwicaremo hano. twebwe tugusenyera nta n'isoni ngo twebwe tugusenyera. Umugabo wanjye se yararose, arota ko nahuye na Frank, arota ko Frank yankuze ku mabuno, arota ko ngo njye na Frank namwe twagiye muri boîte. guki Swara ibyo bintu uvuga ubihagazeho neza? Twebwe warabizi? Oya shone wabivuze ya. Wow, urumva mushaka kunyigira gukomeza kunyishushanyaho. we Nyami wandetse koko. Niwe mfite, niwe mbwira byose njye ngavuga. Arakana nashaka gusaba, nashaka ngira inama. Umuntu rugo bizi niwe muntu uzi ko ntwite, ariko ndi kumva inda nayikuramo. Sibazi nikuremo nireke bese imitima yambanye nka 500 muri njyewe, nabuze icyo nkora. Nyamereka nkubwire, utazatinyuka no munsi warimo icyo kintu wongera no kugitekereza mu mutwe wawe. Ese muri iki Utazibeshya na rimwe ndakubujije. Utajya ngo gukuramo inda ni ikintu cyoroshye, upfa gukuramo uko wiboneye. Nuramo kubikoze mwange kuzapfana nayo. Ako se Nyami ko ngiye mpora nkubwira ikintu kimwe, wambabariye ukicaza mama we ukamubwira ko twite. Byibura mama wawe niba uzaguha umwanzuro wa nyuma, wenda yanakwifatira akakujyana kwa muganga akababwira iyo nda bakayikuramo, ariko ntushaka no kubivuga. Niba utashaka kubyumva ubyimenyere. Mfashije iki koko? Bajo muso niwe wabivuze? Yewe kisigera na nimero z'uriya mugabo. Ubusura mugabo twatuvuga n'iki koko? Oya reka nizere tugira sibanga. Oya shirire kuzo prank na nyegera. Inshuti bwayo ndaboze. Swara reka nizere kari prank urimo gukora. Nukuri kose nta hantu ziranye n'umugabo wawe. Ntabwo navuga uri umugabo ngiye no kuntu mutinya. Please. Ntabwo nshaka gutongana nawe. Mwihagurukire mwigendere. Ntabwo kubize twaguhemukira koko. Ubusa tuza hano buri munsi kugusura tugukumbe. Iyo misurire yanyu ndayihaze. Swara nukuri turagukunda kandi tubabazwa n'ubuzima. Tubabazwa. Mwebwe mushaka kunyuranya n'umugabo wanjye murankunda. Abantu mbwiye buri kimwe cyose. Nta kintu na kimwe nabahishe. Nimwe inshuti zonyine ngira. Ntangiza mugakora ibintu nk'ibyo ngibyo. Ahubwo niba kintu twakoze pe. Niba koko ibyo bintu uvuga ari byo umugabo yarabikubwiye. Please musohoka. Nyamara watwoke dukwiriye kwicara tugashaka hano ibintu byaturutse kuko please musohoke mugende. Haguruka. Wareka ariko tukabiganiraho ibi bintu. Urabizi iyo ndakaye kumba ndakaye. Kandi amushaka. Usubwo nta nubwo twizera. Nta nubwo twizera koko n'imyaka musohoke. Ubushuti bwanyu narabubonye musohoke muve hano. Nyamara bitekereze ibi. Nabyo nekerezaho mugende. Nyamara Oya. Mfate maye. Namushaka kubona pe. Please. Umuryango wakuzanye urafunguye kandi warakoze cyane. Warakoze pe. Ibyo wankoreye birahagije. Ngamba bari mu mahoro yawe usohoka utahe. Nawe none uranyirukanye. Mfatanyije na musaza wanjye. Ako wabuze ibintu wowe wankoreye.
njye narakubwiye ngo ntuzajye umuntu n'umwe ubivuga ntuzajye umuntu n'umwe ubibwira urangije ujya kuvuga umubwira buri kimwe cyose nakubwiye ariko ni gute ubundi umuntu we yakubitse ibanga ariko Suara uzi ko uri agacucu biriya bintu umusaza wanjye bakorana nubwo binabaho ese kuki utamurega uzi ko uriya mugabo azakwicira mu nzu ngambwira murege ncehe aha hose huzuye kamera nujye ngo no kuba waje ntabwo yabibonye ubu se uraziritse kandi yarakwihanangirije arakubuza nanjye abuza ko tutazagufungurira none wowe urifashe nawe uburaje ariko Suara ibaze noneho ngewe ndi mushiki we byarambabaje ngaho ibaze nk'ababyeyi bawe bamenye bino binagukorera byagenda gute umva funguka mu mutwe umenye ubwenge ubuze nuko nanze musaza wanjye ariko arakabije buriya ni ubugome bw'indengakamere birakabije pe urumva Niko uba muzima ndakubaza uba muzima wa ntabyo uzi reba nk'imesaje unyandikira utazi ngo mperereye he kambaza nk'uyu mesaje uyohereje madame agafata telefone akayisoma hako kuki washirutse ubwoba ntabwo ushobora kurindira byuze nkazo ukamwandikira mesaje bwibuze wamaze kundeka ngashoka ndi nyine ibyo koza mesaje tubyihorera hanyuma mbwira ibinyandike n'ibiki papa byose n'abiteye indegewe byose niyo byikuye reba muhangane nabyo ariko mwajye mumenya ubwenge sikoro kubona mugenda gusa nuko tubona tugenda ngo bashaka kunzana aho ya mitwe y'abakobwa akubwira ngo wamutenda kugira ngo umuhe amafaranga gukoresha chantage igihe ntabwo byaba ibyo ngibyo ubwo rero uzi ko ntabizi kuri mihango hanyuma se umuntu ari muri atwite ya mihango maye kuko kuki mufata abagabo nk'aho ntabwo tugira ntabwo ndi mu mihango biranabibwiye mama kugira ngo mbone nyina mva imbere urabizi yari ari kumbwira ngo njye kwiga hanze kandi urabizi ko kugira njye kwiga hanze bisaba ko bampima iyo bampima se byari bugende gute wawe wakoresheje ubwenge nakoresheje ubwenge cyangende mbimubwira ahubwo oya niba koko utwite tugomba gufata kugira umwanzuro dufata hari icyemezo nyine kikaba kituma gufata kandi nyine ni ubusimwe ntabwo ari ubusibe ebyiri ihinda ibi ni ibibazo by'urugo rwanjye mfite uko nabyikemurira inama zawe nazibonye nimba ari buriya buryo ufashamo umuntu warakoze ariko njyewe nabikoze njyewe nimuwe nakugiriraga ntabwo nabikoze kubera umugome izo muwe waba uzi ibintu ububabare naciyemo kubera izo muwe zawe ntazo nkeneye pe warakoze cyane izo muwe zawe warakoze ntabwo nzongera no kuzikenera please go Suara wafunguye amaso kuko wambabariye kuzapfira ahangaha kandi bizambabaza yandeka mfe ureke upfe demaye gapfa kanga nimba ngiye nitwa ngo ndi umugore w'umugabo nta nshuti ngira nta muryango hari urupfu rurenze urwo nyine nicyo kibazo cyawe ntabwo ushobora mbese nimba uriya mugabo yarakuroze ntabwo mbizi ariko nta nubwo ubona yuko nanjye ndimo ndakuvugira uriya ari amaraso yanjye nkaba ndimo ndashyigikira nta nubwo uri kubibona uze ngewe ndi ikigoryi niba warakoze kumvugira iyo wari uzi ibintu naciyemo hejuru y'umunwa wawe wo kujya kuvuga ibitakureba yo kwivanga mu bintu nari nakubwiye demaye nakubwiye ngo ntugire ikintu na kimwe uvuga urangije ujya kumubwira buri kimwe cyose bikoze kubera wowe Suara please ntuzongere kubikora kubera njye muhaye ntabwo ntugaseke ubusa gusa umuntu mvuze yasekeje azakora igihe kidasekeje urashaka kubyara ube mukeba wa nyoko uyu mwana ntateze kuvamo hanyuma uzamwita iki nzamwita iki nyine uzamwita iki nzamwita umwana wa hanyuma uzaba witwa iki nyina mukeba wa nyoko
ariko kuki mwashize isoni Nyami iyi nda ugomba kuyikuramo kukabina keza papa iyi nda ntayo nkura ariko ninde wakuntumye nakubwiye niwe wabyiteje nibirenga nibi na mama agomba kubimenya akamenya ko dusangiye umugabo. Nyami urugo n'urwanjye inda ni yanjye ni nanjye ngomba gufata icyemezo iyi nda tugomba kwikuramo ndetse as soon as possible kunyuma nanjye inda ni yanjye ntago igomba kuvamo ariko ujya kumwigira mu mutwe wowe ugira ubwenge buzima bubara umwanzuro nawe ufashe papa iyi nda ntabwo ivamo ibyo byo bibike mu mutwe ngaho hamagara kumubwira ko twita inda yanjye none neza nta n'isoni kagira neza muhamagare aho kurya uri menge bizakumarira iki ubu rero mwese icyo mucunze ni imitungo ushaka byare umwana ndazaha imitungo iyo mitungo zose nazayiguha ari wowe abwira ngo umwana ujya gukora ibyo ntabwo twakisenye wawe washya nuko ujya gukora ibyo ukora kutigeze ubitekereza kutigezeho agaciro imitungo yawe gusa umuntu umukobwa ntawe uzi ubwenge wa generasiyo nshyashya uyu uriwe no gufata n'ikintu n'ibyubuze kiki kugira ngo udasama nakubwiye ngo uyu mwana ntahujya ndamubyara ku neza no ku nabi urayikuramo ku neza no ku nabi turareba